abantu bataza kuza kubyumva nabi bumve ko nari kubishima hejuru ariko byari bikwiye ko banyuzeho akanyafu kugira ngo n'undi muntu ujya gutekereza ibintu nka biriya ajye yibuka abigendere kure bamwe bati reka tujye kubarega ko badushyiriye amashusho baragiye bigemuye bagiye kuri RIB bagiye gutanga ikirego baragenda ngo barenganye ubwo bagezeyo batanga ikirego barataha niba abana bari gukoreshwa n'ibiyobyabwenge nabwo nkibaza ibi biyobyabwenge bica he ko tubona polisi batwika ibyo biyobyabwenge mu by'ukuri ibyo biyobyabwenge bica he iyo mipaka ica ibyo biyobyabwenge ubundi nyine bihaca gute polisi mu gihe ifashe nk'umuntu atwaye yanyoye mujye munamupima niba nta n'umujyi yanyoye ni ukuri kw'Imana nabonye uwitwa Gateka Esther Briane bamuhamagaje bitewe nuko nawe yabaye involved muri kiriya kibazo cyabaye Merine cyane ko nigeze kumva avugwamo yavuzwemo bamuhamagaje aritaba kubw'amahirwe nanabikunze cyane ntabwo ari amahirwe kuko iyo biza kuba ari amahirwe yari kuba byifitemo ibigaragara kubw'amahirwe nuko kuri twebwe mu bantu bari muri entertainment ntabwo twifuza kubona umuntu nta nubwo twifuza gutakaza DJ nka DJ Brian so Brian warakoze kuba warahindutse inshuti yanjye warakoze kuba utariyandaritse amakuru mfite neza nuko Brian yahindutse ahubwo yigishe n'abandi ariko nabonye ngo no kuba Jackie yaragiye akajya kubatizwa nyine akajya mu nzira ngo y'Imana na Brian ngo abifitemo uruhare ngo niwe wamugiriye inama ngo niwe yigiye dukene societe nk'iyo rero yo kuza kunyinfluencer gukora ibyiza kuruta kujya gukora ibibi ibintu bisubiremo igihe Katolike Islamu n'abandi mwese abantu basengera hamwe muzaza mukanyere ku rukundo Imana ibatoza uko mwese muri umwe mukamusha gusezerana kubera ko mwese mwemera Imana aho nzabayoboka ariko mu gihe utarabasha kuza kumbwira impamvu umudventiste adashaka gushaka n'umusilamu n'umusilamu atashakana n'umuporoso cyangwa se n'umuki ntabwo murankonvenga fata pasiteri n'indaya bafungira ahantu hamwe ubwo uraza gukombe ko ndi n'ubu ubwo pasiteri arajya mu nzira y'indaya cyangwa indaya irajya mu nzira urahindura undi mu buryo bworoshye ninde njye ndumva ari uwo nguwo pasiteri yahindura indaya ku buryo bworoshye indaya ntabwo Yes, ndabasuje mbifurije kugubwa neza nizere ko mumeze neza aho muri hose yaba mu Rwanda hanze y'u Rwanda nizere ko rwose ibintu ari fresh sana nkuko natwe uko mubibona tumeze neza nta kibazo dufite niyo duhari tubari dukeya twatundi tuba dusanzwe cyane nizere ko Imana ikomeje kugenda isubiza ibibazo byanyu ikomeje kugenda isubiza icyo nakwita nko amasengesho yanyu nizere ko rwose ibintu ari munange dore ko umwaka ugitangira rwose ibintu bibari neza cyane nkuko musanzwe mubimenyereye kuri Leya Entertainment icyo dukora ni ugutanga amakuru yewe byanashoboka tukintertain ubwo byashoboka tukanintertaininga yes nkuko twaturi kumwe na Leandre niyo mugabo n'amagorane ariko ibyo ngibyo bise bituma nkurizaho n'akakano ukaba mukobwa ati harya ngo nihize iki ngo nihize abetse mbanze nga playing ngo ninde gibaze no kuba hize iki nakumvise ndaseka ariko rega zino ndimi ntago ziba ari izacu kameme beretse gato babaje biteye agahinda noneho byagize nuko ku rwego rw'uko hezire Excellence mwagiye bari tukivugiye ikinyarwanda ko ari cyiza mw'abantu umugani wa Gasumuni ikinyarwanda ko ari cyiza mucyangire iki ubuse yanivugira ngo umukuru w'igihugu basi yavuga umukuru w'igihugu cyangwa se yavuga ngo bigere naho nyakubahwa perezida wa repubulika abivugaho ariko se ngewe nari ndi kuziri His Excellence ko n'ubundi byari kunaniye hanyuma se wongeye nari ndi kuziri uzi se abagome ntago ubundi kuba yabivuze bikamunanira si ikibazo aho ku muntu wagakase niwe mubi cyane urumva yashatse kumushyira hanze none se n'ubyumva ubu se wumvishe nanjye ku entertaininga bita
ariko nakoranaga n'umutipe ntabwo ndibuvuga aho ariho ariko kuvuga entertainment byari byaramunaniye shamani ari ijambo rikunaniye atari nako utanariye. hari n'undi muntu nawe nzi utazi kuvuga laptop avuga laptop laptop ya Allah umva twamwishyura 200 turavuga ngo nuramuka uvuze laptop neza urayatwara biramunaniye yo kabisa ariko nta kundi ako ngako karakanyuzemo reka tunabahereza ikaze kuri Lea Entertainment nkuko mubizi rwose we entertain. Ese Rafa yes uracyafite icyizere cyo gushaka? Sha icyizere kiracyahari wenda nubwo atari cyinshi icyizere kiracyahari nubwo atari cyinshi ariko kiracyaharimo gake cyane ko burya iyi kintu kibaye ku muntu umwe babiri batatu ntago biba bivuze ko igihugu cyose abo bantu ariko bameze abo ni bamwe cyane ko burya byanga byakunda mu mufuka w'imbuto ntago waburize boramo iyo hamaze igihe. Niyo mpamvu rero aka kanya ubu tuvugana kubera ko zimwe mu mbuto zitameze neza ubu tuvugana bamwe mu bakoze bya bikorwa batawe muri yombi. Yego nje ni inkuru nabonye ndavuga nti ni byiza ko abantu bataza kuza kubyumva nabi bumve ko ndari kubishima hejuru ariko byari bikwiye ko banyuzeho akanyafu kugira ngo n'undi muntu ujya gutekereza ibintu nka biriya ajye yibuka abigendere kure. naje kumenya ko muri bara bakobwa ko ari batandatu ngo n'abatipe batatu ego babiri muri bo babonye kiraka. Wumva intandaro y'ibyo bintu aho ngaho tugende neza tubyumve. Babiri muri bo babonye kiraka ahantu ikiraka cyo gukora ikiriya bakibonye ubwo ndaza gusaba kubwira icyo kiraka bagomba gukora bagenzi be nabo bandi babiri baza kuza kumenya ko babonye kiraka baza kuza kudeturuna babandi babiri bakora cya kiraka baje gukuzamo babandi babiri bagize rero bamaze kubadeturuna biba ngombwa ko babandi barakara nabo baravuga uti barakabate bakaritase ubwo byumvikane ko Emeline se aba yari muri abo babiri ubwo ari mu badeturunye ikiraka ari mu bagikwe hanze ubwo yazize kuba yarakoze ikiraka cy'abantu bagiye kugikora bagisoza babiri muri bo bata bakaritase baturiye ikiraka reka tukwereke babashyize hanze y'amashusho amashusho yabo reka tuyate hanze tubanike mu kuyatanze rero umve ukuntu story zagenze noneho zaza kagere inkuru bamwe bati reka tujye kubarega ko badushyiriye amashusho baragiye bigemuye bagiye kuri RIB bagiye gutanga ikirego baragenda n'icyizere cyinshi rwose ngo barenganye ubwo bagezeyo batanga ikirego barataha batashye noneho biza kuza kugera ubwo muzehe babandi nabo babandi basohoye amashusho se barabahamagara baza kwisobanura ariko noneho bikubitira ko His Excellency yabikomoje ati ni gute abana bangana kuriya bafite ubuzima buriya bambara ubusa ku mbuga nkoranyambaga. Ariko yaje kuvuga ko mu mashusho yaje kuvuga ngo nyine abayobozi baba bahari bakora iki mu gihe ibyo bintu byaba biba barebera kandi koko nyakubahwa perezida rwose abo bayobozi nta nicyo banakora kuko bano runo rubyiruko rwacu bamwe muri twe bafite ibisazi mu buriho. Ariko ako kantu reka tugatinda ako kantu nakingenzi kuko ushobora kubona wenda wowe reka ngufatireho urugero wowe uri imbere yanjye ushobora kubona Leandre ari gukora ibintu runaka bya bindi umuntu atapfa gutekereza ko yakora ako kanya ntabwo ndi buhite ndeba Leandre ngo mubonemo ibyo bintu ntazi cyabimuteye. Ikingenzi no kubanza kumenya ngo abo bana baraterwa ibyo bintu niki kibibasunikira. Impamvu narimvuze ngo biragoye nyine ko ibyo bintu bishobora kubaho mu by'ukuri dufite abana bameze nk'abasazi dufite third generation dufite sidukuntu nabyita dufite generation ifite ibitekerezo itandukanye. Iyo mitekerereze rero ituruka kuki iterwa n'iki uretse mbanze mbikubwire nyakubahwa perezida wa repubulika mu by'ukuri abanyabuyobozi bamwe na bamwe bararengana kuko reka ngoye nk'urugero
ndaza nicare hano muri iki cyumba turimo hano sibyo turi abantu batatu cyangwa se batanu dufashe zino telefone twaguze cyangwa se banatugure cyangwa se twahawe simbizi turagiye dufashe ibintu mu by'ukuri nyine twibwira ko biraguma mu matelefone yacu mu kanya ugasanga dutangiye gusubiranamo nk'abantu baziranye ugasanga turashwanye n'ihandi amashusho azasohoka. Ikindi cya kabiri abayobozi bajya kubona n'ubundi bakabona nabyo byabaguyeho gutyo nta kuntu bakumira icyaha kitaraba ntibishoboka kuko impamvu ni igihe ntabwo umuyobozi azaza ngo nkomangire ndi mu rugo iwanjye n'abashuti banjye ngo ambwire ngo reka nicara ngo ndebe ibyo muri gukora. Oya ntabwo azamenya ibiri kubera mu nzu zanyu. Ariko nanone reya iki kintu tugitekerezeho kuko ni ikintu gishobora kuba kiri kuba kano kanya. Ikiza nuko banabifatiye ingamba bikaba hari kiri kubikorwa. Icyo nshimira ubuyobozi rero arafata n'ikihe nuko bano bana natangiye bivuga kubacisha akanyafu ni ingenzi cyane kugira ngo ibyo bintu bakora bamenye ko uko bigenda kose bigize icyaha n'abandi batekerezaga gukora ibyo bintu nabo babarebereho. Uwo mubiri ni uwawe ariko ntabwo wemerewe gukoresha ibyo ushaka. Yego bivuze ngo ubu none njyewe umwana wanjye naramuka cyangwa se umwana wawe naramuka abonye ari amashusho buri wese nyine azatungurwa. Ashobora kuba influence kubera ibyo bintu nyine biri kuvugirwa kuri ama social media ugasanga ni ikibazo. Bivuze ngo ubu none njye ribu niramuka ihannye abo bantu igahana umuntu wese ushobora kuba yatuma asakaza amashusho abandi deja egare ko ibyo bintu biratuma n'undi wese ubitekereza nawe araza kugiramo ikika kandi ngo yari yihanga. Urumva nk'umwana cyangwa undi muntu wese uri bubone uko byagenze kuri bariya araza kugiramo ikikango cyane. Niba yaranatekerezaga kuba yakora ibintu bijyanye na biriya araza kugira aho abireke. Ariko nanone ntabwo twaza turi kureba kuri final solution tutareba igitera ibyo bintu niki. Yego icyo nagiye kugarukaho noneho mbere yuko wenda tujya ku gitera ibyo bintu. Ubu nonaha uribuka ibiganiro byinshi njya nkora nkavuga ni abana mu gihe mubapima bamwe muri twe kandi no mu kiganiro gishize wigeze gukomozaho uravuga uti biriya bintu ntabwo umuntu yabikora ari muzima. Totally ntabwo umuntu yakora biriya bintu ari muzima ku izina ry'Imana ntabwo bishoboka. Bivuze ngo niba abana bari gukoreshwa n'ibiyobyabwenge reka mfate cannabis na heroine kuko nizo ziteye cyane nabwo nkibaza ibi biyobyabwenge bica he ko tubona polisi batwika ibyo biyobyabwenge mu by'ukuri ibyo biyobyabwenge bica he? Oya kuba babitwika yego babitwika ariko bihari kimwe nuko ibyaha birahanirwa ariko ibyaha biba byabaye. Bivuze ngo ntabwo ushobora kugira ikintu ngo kigire totale 100% kimere neza. Dufite ikibazo banyakuba abayobozi muzanasuzuma mu Rwanda nta rumogi ruhari aho nta ruhari hehe ntabwo ndagusobanurira impamvu bivuze ko nta ruhari. Niyo ngo impamvu bivuze ko nta ruhari ni ukuvuga ngo ibihugu bidukikije bimwe na bimwe nibyo bifurnisa urumogi mu Rwanda. Bivuze ngo rero sivuze ngo nibo bafurnisa afite niho ruca rwinjira mu Rwanda ahubwo banarebe iyo mipaka icaho ibyo biyobyabwenge ubundi nyine bihaca gute. Ariko nanone Leandre nitujya kuvuga kuri icyo kintu tukigendemo gake kubera ko niba umuntu ashaka gukoresha ikintu uko wagerageza kugica kose nawe aragerageza gishake ku buryo bushoboka gukora. Bivuze ngo hakorwa izindi ngamba hakorwa izindi ngamba zo kwita kuri abo bantu kuko bitari ibyo dufite uribuka nkubwira ngo dutewe ubwoba n'ababyeyi bacu n'abana bacu duteye n'ubwoba n'abagore tuzashaka cyangwa se abagabo bazashaka abagore kuko urasanga nyine abantu babaye disparate nyine bafite ubuzima utamenya. N'ubu natwe ubwacu nanjye ubwanjye cyangwa nawe ubwawe utewe ubwoba n'ibyo ubona kuri bagenzi bawe. Exactly. Njyewe nk'ubu ngubu ntakubeshya awish ko polisi mu gihe ifashe nk'umuntu atwaye yanyoye mujye munamupima niba nta n'umugi yanyoye nukuri kw'Imana ushatse kuvuga kuri kubasabira ngo bajye babapima n'ibiyobyabwenge binabaye byiza nuko sinzi iyo system ukuntu yabayubatse ku buryo nyine umuntu utwaye yanyoye n'urumogi bamufata. None se ku buryo ariko reka ntago bamufata ute se
kandi hari igikoresho gipima urumogi kirahari gipima urumogi bataje kugufata urumva iyo bagufashe baragupima ubu ni muri forensic bivuze ngo byajya bisaba ko mu muhanda byajya bigorana cyane urumva niyo mpamvu nabonye uwitwa Gateka Esther Briane bamuhamagaje bitewe nuko nawe yabaye involved muri kiriya kibazo cyabaye Emeline cyane ko nigeze kumva avugwamo yavuzwemo nawe ejo bamuhamagaje aritaba kubw'amahirwe nanabikunze cyane ntabwo ari amahirwe kuko iyo biza kuba ari amahirwe yari kuba byifitemo ntibigaragara kubw'amahirwe nuko kuri twebwe mu bantu bari muri entertainment ntabwo twifuza kubona umuntu nta nubwo twifuza gutakaza umudije nka DJ Brian so rero kuba imuvuze ngo namahirwe nuko nyine tukimufite impamvu ibi byose byabayeho Brian warakoze kuba rahindutse inshuti yanjye ariko hari ikintu tumvikanishije uravuze uti Brian nawe bamuhamagaje bamupimye ibiyobyabwenge basanga ntabyo akoresha umubiri ni intact kabisa njye nabyishimiye ku giti cyanjye kubera ko buriya baravuga ngo umuntu udahinduka ni umupfu n'umupfu arahinduka agashira oya ahinduka ari kubitaka urumva ntabahindutse rero n'ubundi baba bayitaka ntekereza ko rero Brian warakoze kuba utariyandaritse warakoze kuba niba n'ibyo wakoreshaga ni nibyo gushimirwa kuba yarabashije kuba yava kuri intwari ukava kuri ibyo bintu amakuru mfite neza nuko Brian yahindutse ahubwo yigishe n'abandi ariko nabonye ngo no kuba Jackie yaragiye akajya kubatizwa nyine akajya mu nzira ngo y'Imana na Brian ngo abifitemo uruhare ngo niwe wamugiriye inama ngo niwe yigiye dukene societe nk'iyo rero yo kuza kunyinfluencer gukora ibyiza kuruta kujya gukora ibibi kuko njye nunjyana mu buyoboka njyana muri zo nzoga n'ibiyobyabwenge n'ibiki byose ntacyo uzaba uri kumarira ariko nawe urasetse none se urasetse ubwo uretse tutagiye mu byakure Leandre wowe ushobora kuza kukubwira ati Leandre twakwigiriye kwisengera hano kwa Ntuza sha ndahamya neza ko iyo message utayumva neza nka message nakuvuga ngo twigire hano runaka tujye gufata akantu iyo message siyo wakumva neza kurusha indi wibwira ko umuntu wese utajya guterana ko gusenga buri wese arasenga wibwira ko umuntu wese utajya guterana ariko akora ibintu bibi oya ntabwo biba bivuze kazi ko akora utajya guterana cye mu byo bita gusenga ariko ntakora ibintu bibi ariko udakora ibintu ni nkuko none se nibangaye mu nsengero dusanga nabo bateye amada n'ibiki byose n'abasinzi nta bantu b'abasilamu tuzi banywa inzoga nta badivantiste tuzi beta bakanywa byeri uretse n'ibyo niba ukora ikintu uretse n'ibyo baravuga n'ubundi kuri yasaga y'ubushize wigeze kuvuga ko hari umuntu wigeze kugenda atwite byagenze kugira ngo byumve neza bamwe mu bakristo Rutayisire ya mbere umutemo uriya mupapa ndamukunda cyane abati mwebwe abana banyu babaterera amadamu mu matorero yanyu bakaza nk'abasezeranye none se ubwo baba batakoze ibyaha urumva ibintu bibera babaterera amadamu mu matorero yabo bakanga kubasezeranye Rutayisire akaba ati muze bana banyu muze mbasezeranye ariko nibyo urumva rero mu gihe cyose umuntu afite kwidetermina n'ahantu uri ni ukumenya ngo ndi kumwe nande ndimo ndakora iki ahantu ndi hamfitiwe umumaro kuko abantu bose bajya mu kabari si uko ari abasinzi abantu bose bajya mu kabari si uko ari indaya abantu bose bajya mu kabari si uko bose banywa inzoga kimwe n'uko n'abantu bose bajya mu rusengero siko baba bagiye gusenga siko bose bakijijwe sinako bakijijwe yego cyane ko nkanjye rwose sinemera amatorero yanyu ariko noneho nawe ntuba ntabwo nyemera ubuzima umuntu ayemera reka nkwereke urugero mukandi twumura abantu njye ntabwo ngumura abantu njye mbabwiza ukuri reka mbabwire nk'inkuru ntabwo isekeje nababaje Musenyeri Mugisha Samuel wo muri Anglikani yataye muri yombi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Musenyeri Mugisha Mugiraneza Samuel weguye ku buyobozi bwa diocese yashyira itorero rya Anglikani mu Rwanda akurikiranwe ibyaha byo kunyereza no gukoresha umutungo wa diocese mu nyungu ze bwite mu gihe yari akiri ku buyobozi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera mu gihe iperereza ku byaha aregwa bigikomeje urabyibuka abantu hirya no hino bati pasiteri anteye inda ko pasiteri mwa mushaka kumushyira mu mwanya w'Imana pasiteri ni udakosa naravuze ngo ibi bintu bisubiremo igihe
katolike, isilamu n'abandi mwese abantu basengera hamwe, muzaza mukanyereka urukundo Imana ibatoza, uko mwese muri umwe mukamushaka gusezerana kubera ko mwese mwemera Imana, aho nzabayoboka. Ariko mu gihe utarabasha kuza kumbwira impamvu umudivantiste adashaka gushaka n'umusilamu, n'umusilamu atashakana n'umuporoso cyangwa se n'umuki, ntabwo murankonvenga. Igihe cyose muzaba muri musenga hano ku isi hatakiri intambara, ariko nawe ndumva uri gushaka ibintu bitabaho, nturi kugorana. Kuki bitabaho? Ahari abantu ubundi ikintu kitajya kibura ni ikintu kimwe, nuru nyine. Ariko ngewe icyo mvuga nuko ngewe nunyerera imbuto, nge nakubwira abapasiteri banyerera imbuto seriously, kandi abo ngabo barahari, suko mpasengera. Kimwe nuko bavuga ngo uramutse ufashe abapasiteri cyangwa abapasiteri ukabashyira ahantu hamwe, ntabwo waburamo abajura, n'abajura uramutse ubafashe ukabashyira ahantu hamwe yaburamo abapasiteri. Baravuze ngo fata pasiteri n'indaya bafungira ahantu hamwe, ubwo uraza gukombe ko ndi wowe. Ubwo pasiteri arajya mu nzira y'indaya cyangwa indaya irajya mu nzira y'apasiteri, urahindura undi mu buryo bworoshye ninde? Njye ndumva ari uwo nguwo pasiteri yahindura indaya ku buryo bworoshye. Indaya sha ntabwo bizi, ariko sha indaya na Yesu yabonye akavuga uti rwose. Rero urumva nge nibanyerera imbuto bakanyereka uburyo ki twese nk'abantu tugomba nge niba nakunze umuyisilamu cyangwa se umusilamu akaba yakunze umudivantiste, ariko nta n'umuntu ukubuza kumushaka. kandi babita bamurutadi, no babandi baba baravuye mu idini babita mu kiramo. Ariko ntabwo uri kure y'ukuri abasilamu none. Oya reka ibyo ngibyo ntitubigemo cyane, twigarukire ku nkuru, twigarukire kuri ibi ngibi. Icyo navugaga rero, niba ubu nonaha njyewe Leandre wicaye imbere ya kamera ngomba kukwerera imbuto, uzankurikire. Ariko nubona ndi kukuyobya, ntabwo nzagukurikira. Nkaza hano nkavuga ibintu ukumva ntabwo turi kumvikana, cyangwa se ukumva hari uburyo ndi gutandukira nkajyana kugushyira mu bindi byaha, uzambwira ati oya. Ikibazo nabone rero uretse nkwereke Arafa, muri ibyo biyobyabwenge banywa cyangwa se iki byose, nta muntu ufatira undi. Hari umuntu ufatira icupa undi ngo somaho, oya aba yamushutse. Hari umuntu ufatira umugi ngo akira somaho, aba yamushutse. Bivuze ngo rero nawe ubijyamo n'ubundi kubera kudatekereza ku iterambere rye cyangwa se n'icyo ushaka. Oya sha, hari igihe umuntu agushuka, nagushuka ngurusha ubwenge. Sha wanshuka, kuko no mu mategeko harimo icyo bita nabyaha birimo se ibyaha bishukana nigera kwe none se wari wumva ribu yavuze ngo Arafati yoheje Leandre kunkura umugi, none turafata Arafati icyani gatozi. Icyani gatozi kwa gifu. Igihe nyine kiba icyaha cy'ubushukanye, ubwambuzi bushukana, nigenda kuri utwawe nkoresheje ubwenge bwanjye, ugakora mu mufuka wawe ukamukora. Ariko nanone hari ukuntu ushobora kunshuka ugakoresha ubwenge bwawe, kuko wenda ndusha ubwenge ukaba wanshora muri izo ngeso mbi. Ibyo ndabyemera 100%, ariko se nawe ufite uburenganzira bwo kubihakana mu gihe wanshutse. Oya ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka, kuko ariyo n'abantu bajya bavuga nkumva ntabwo byemera. Ubu unigute umuntu urengeje imyaka 21 umuntu amushuka atamushuka se? Ubu se nkubaze, ubu bari abana b'abakobwa cyangwa se bashukwa n'abasaza bababyaye, ntabwo baba babashuka? Ntabwo aba yamushutse inshuti yanjye, atamushuka se. Reka nkusubize, mbikubwira aho ngaho. Icyo gihe umusaza afite amafaranga ye, sibyo? Cyo nicyo gishuko cya mbere. Nanjye ndakubwira impamvu, bivuze gutya. Umusaza afite inoti yakoreye mu myaka y'ubusore, wowe ushaka kuyarya ashaje. Wowe muri ya myaka yawe nturi gushaka gukora, urashaka kurya amafaranga y'umusaza. None urumva ikibazo kiri hehe? Aho ngaho rero ari naho na kino kibazo twari turimo, ari naho n'icyo kibazo kiza kizira abana b'abakobwa cyangwa se muri rusange. Abana bashaka kubaho mu buzima buhenze. Yego, urumva mu myaka 25 n'ingahe mu by'ukuri urimo nta kintu ufite. Nta kintu ufite. Nyewe nta nakazi urashaka kugera hahandi wa muntu w'imyaka 60 afite amafaranga. Urumva urashaka nyine kujya muri wa mujyo we. Mu by'ukuri ntabwo bizakoroha. Ushaka kumera nk'umuntu ufite imyaka 60 maze imyaka 70 ingahe akora. Wowe nta n'imyaka 5 uranje segondere nona, sibyo? Nta n'igare, nta n'icugutu, nta ikintu ufite kikubaruyeho ni kimwe. Simukadi.
wenda na telefone ufite warangiza ngo urashaka urashaka kugenda muri Range Rover, urashaka kugenda muri Benz, urashaka kugenda muri cross country, ushaka kwambara ikanzu igura miliyoni, ntabwo bizashoboka. So bivuze ngo rero nge impamvu navuze gutyo, influence nziza ndayemera. Brian warakoze kuba warabaye urugero rwiza. Brian noneho ikintu uramukundiye ni umuntu utakijya gusamara mu biganiro byinshi. nta hantu nkimwumva agikora bya biganiro nk'ibyo yakoraga bagari nyine warakoze ko ngewe buri hari ibintu abantu batajya batekereza. Biriya bintu Brian yabikoze mu buryo bwo kugira ngo yicire inzira. Ubundi bakirihahira iyo umuntu ari kirihahira yicira inzira, ahabona bikomeye aradeviya. Brian rero yiciriye inzira, abona aravuga ati rero ahangaha nta yindi option hari usibye kwigira umusazi kuri kamera, abantu bakangura cyangwa se bakanyanga, ubundi bakampa akazi. Bamara kukampa ndaguha urugero uribuka Papa cyangwa na Sky 2 iyo zira beef zitabaho nta wari kupfa kubamenya. Ubu none Papa cyangwa nabo tuba tumuzi, twaba tumuzi ariko adafite influence nk'iya Fitu na Sky 2. Bivuze ngo rero hari igihe umuntu aza kuri kamera kugira ngo nyine yicire inzira. Kiriya hari Brian rero yiciriye inzira arangije abagezeyo, kandi ndagushimira kuba yaragaragaje uguhinduka, wagaragaje guhinduka kwiza, kandi bikagira nabo bifasha cyane. Jackie nawe nizere ko kubatizwa atari oya Kamemu niba yarebeye kuri Brian, kuko abatizwa nabonye hari na Gahongayire, hari abantu benshi cyane. Ikibazo nanone nabonye Kamaro yari yasinze ari inyuma ahantu bagiye kubatizwa, bagiye kwamara Kamaro yibereye inyuma ari muri cerebral, ariko we yarabyemerewe kuko atari we wari ugiye gukorerwaho uwo muhango. Ariko nyine umeze ndetse muri zikirimo ariko nanone baravuga ngo ushobora kuba uri umwe ugahindura inshuti nyinshi, nubwo wenda biguye. Biragoye gusa nyine inzira nziza iragora bro. Inzira nziza iteka ryose ikintu cyiza biragoye byadanje. Rero abo bakobwa ndetse n'abo basore batatu twavugaga, ubu biragaragara ko bakurikiranyweho ngo Dr Murangira Bitieri yatangaje ko bakurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha ibiyobyabwenge, gusakaza amashusho y'urukozasoni mu ruhame no gukora ibiterasoni mu ruhame. Ariko se turebe nanone aba ngabo, mu gihe ibi byaha wenda byaba bibahama nubwo bitarabahama, itegeko riteganya iki? Itegeko mu byo nabashije gusoma nuko gukora ibiterasoni mu ruhame bihanishwa hagati y'amezi 6 kugeza ku myaka 2, bitarenze imyaka 2. Gufata no gusakaza nibyo ubundi baravuga ngo icyo gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa se urusobe rwa mudasobwa, uwo gihamya icyo cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3, ariko nanone kitarenze imyaka 5 hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa. Urumva akanacibwa n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1, ariko nanone atarengeje miliyoni 3. Uvuze ijambo ryajyaga ari incanga. Ihazabu ni zahabu. Ihazabu ni zahabu. N'uburira cyaguje. Uzumva n'abantu benshi bavuga ngo izahabu. Ihazabu ni zahabu. Nuzuru atari Abanyarwanda baragorana. Abanyarwanda baragoranye cyane. Ubwo rero icyo cyari icyaha cya mbere. Ikindi cyaha rero, icyaha cyo gukora ibikorwa byerekeranye n'ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ugihamijwe n'urukiko, ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka 1, ariko nanone kitarengeze imyaka 2, cyangwa imirimo y'inyungu rusange. Ubwo ni ya mirimo nsimburagifungo. Yego. Ubwo rero hari n'ibindi byinshi bivugwa muri iyi dosiye, ariko icy'ingenzi abantu bamenya ni icyo ngicyo. Ubwo rero hakazaho, ariko nanone wabonye wa mukobwa wambitse umuhungu impeta, ariko bandi barabana bagiye. Ese ariya turi ku isi turi hehe? Ariko birangiye nabonye wajya ngo ni byabereye nko mu ijuru. Kuko ngiwe hari imbabona mani nkamara birasekeje. Ibaze iniga urumva irapfukamye, iniga irapfukamye ifite indabyo
bayambitse impeta. akoze nanone tuvugisha ukuri Man, abagabo bagiye ushatse kumutuka ushatse kumvikanisha ko atari umugabo. Icyambere arapfukama. Bivuze ngo abagabo bose bapfukama iburetse gato abagabo bose bapfukama. Ushatse kuvuga ko atari abagabo. Erega iriya ni imico y'abazo ni imico tugiye tugatora ahandi ariko mu by'ukuri bitahozeho. None ubwo kuba umugabo igisobanuro cy'umugabo mu Kinyarwanda to be a man ni umuntu uba ufite igitinyiro n'ubudahangarwa ku buryo aba ameze nk'intare. None se upfukamiye umuntu izo si muri za ntare za Mufasara uretse ubuse biracyaroko. Ni ukuvuga ngo ubu none ngenda agiye mfukamiye umukobwa anyambitse impeta. Ejo nakubwira ngo koropa cyangwa se gukoropa si ikibazo. Oya gukoropa si ikibazo. Wenda dufate ya mirimo igayitse abagabo badashobora gukora. Mu by'ukuri uzaba uri reka mfate ubundi bavuga ko umugabo ni umuntu uprovidinga. None batangiye niba bakurongoye se ko kurongorwa nako niko kabi. Natwe ko bavuga n'ubundi kaba diaspora babarongo. Hoya da. Hoya. Kana nawe uzakoreshana. Oya. Ntabwo ari kumwe nawe. Nanjye sinjye. Nundi umuntu wari ubivuze wari uri kuri hano ku ruhande. Urumva niba umugabo ashaka gutinyuka agapfukama yarangiza umugore akamwambika impeta ahagaze mu by'ukuri utekereza ko umugabo azafite icyubahiro kingana gite mu rugo. Umugabo mucoma ubundi abagabo bagiye. Abagabo barahari ariko nababandi ntuzayavuze barahari. None se niba man ibi byo gutwika ari ku ma social media yanyu n'abantu bizabakoraho. Ibaze kubona uri umugabo ejo umwana wawe akazakubona uri gupfukama nyina ariko kwambika impeta. Sibyo byiza si n'uburinganire mwana. N'uburinganire ahantu hose. N'uburindagire ntago ari ubundi. Ngo nubuki? N'uburindagire. Turi kurindagiza abantu babandi kandi. Oya bro. N'uburindagire. Uburinganire urete tubwira ntago ari biriya. Uburinganire leta tubwira ni ukuringana mu mirimo yose dukora ndetse no kugaragaza ko nta muntu uri hejuru y'undi. Cyane ko icyo umukobwa ashoboye n'umusore aragishoboye n'icyo umusore ashoboye umukobwa aragishoboye wowe kuba bagutere kuba wakwambika impeta nta kibazo kirimo. Ariko se reka nkubaza. Ahubwo se ko atarize. Kurira. None se ni wa wundi wakoze igitaramo nako ni wa bandi bakora ibitaramo bikarangira barira. Ariko kandi arafana nta wundi. Ndavuga wa ndi mu gatsate ejo bundi twabonye nta wundi. Uravuze nka gasume karatose. Kandi mwana muri yenze. Aha. Ubu ngubu uravuze ngo wa muntu twigahanga. Agasume karatose. Mvuze suwi gahanga ko mvuze wa hani Nyamirambo. Aha. Mvuze akubaza ibyayo. Ugushaka ngo umugabo ajyarira koko. Ongera record. Ubura murebye usanga ni marira. Oya ntabwo mvuze ko ari marira. Ariko nanone hari umugabo hari umugabo nabonye hani Nyamirambo wari uri kurira. Ariko disi we man biri seri dufite nashimye reka cibirete nubwo atazabona ikiganiro ariko nishimye kubona Trump avuga ko hari ibitsina bibiri. Ariko ngo nubwo atazabona ibiganiro ariko wenda abantu bari bubyumve nubwo wenda batazakibona. Ntabwo azumva Ikinyarwanda. Ariko njye nakubeshye. Nemeye icyo Trump yakoze. Kuvuga ngo se ngo hazaba hariho ibitsina bibiri. Ni ibitsina bibiri. Nese ubundi hari ibindi bitsina gore nagabo. Yego. Bose ko ari umugabo w'umugore. Ko bavuga se ko ari gihe waba uri kubuza abantu uburenganzira bwabo. Noneho ahantu tubera injiji no gushaka kuyoboka imico y'abandi. Abandi barimo berayimira ko gender ebyiri. Ariko twege tugashaka kuzana. Noneho twebwe tukazagura. Tukazigira. Ahantu tubera injiji noneho tukabiyoboka cyane kurenza baba. Kubarusha. Bakazana ibintu byabo tukabibamo abastari kumubwira Rafa turetse kubeshya ngo namujama batereye ivi. Urumva? Umukobwa gusa bari wabona batereye ivi. Ni bwa burindagire n'ubundi. Oya ariko buri ababyita ubu ngiye hari ibintu nyine mba numva nkumva mani birenze ubwenge bwanjye tusinkubeshye. Nabonye video abantu bose bavuga ngo muzadutumire. Muzabatumire nabanje kugira ngo si n'umunyarwanda. Ngiye kumva numva ngo muzadutumire ariko uriya mugabo ndashaka ko hagize umuntu waba afite nimero ze azazimye ashaka kumukoresha ikiganiro. Ushaka gukoresha umugabo umugore nako umugabo bibaye byiza baba ari babiri. Ubundi nkumva ahantu confidence umukobwa azikwiye zo guterera ivi umugabo. N'urukundo rwinshi nako guteresha ivi umugabo. N'urukundo oyo abagabo bo musanzwe mutera ariko reka nkubwire. Sinkubeshye nge nago natera ivi. Ivi dutera ntago ari yahari ariko
niyo mpamvu muba mwarakobotse ku mavi. Wabaye nk'intama. Ariya mavi baterera ahandi hantu. Ariya ntabwo ari yo mu ruhame wapi. Ariya arakenewe. Ariya yahatagaragara arakenewe. Ariko uzi gutera ivi mu nkutenye. Akoriya nawe mbano. Ninjye musore muzimu usigaye Kigali. Cyangwa ibyo byo kuvuga wabibonye kuri televiziyo cyangwa urumva numva abakuru babivuga. Bivuze ngo ngewe Arafati umunonda Mucoma ni wabigarutseho ubushize aravuga ngo umutware w'urugo sukuba intare. Ufite sukuba nk'inyamaswa mu rugo. Ahubwo uri umuntu ufite igitinyiro n'icyubahiro ku buryo hari ibintu umuntu ashaka kudatinyuka gukora kubera ko hari. Uzarebe nk'umwana iyo azi ko papa ahari. Ari igengesera cyane. Hari yadashaka gukora. Ariko nanone hari n'abandi bana iyo azi ko nyina hari abaguze gomba kuvuga uti kamambirira bimeze nabi cyane. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Ntabwo mvuze ngo we mubyeyi ugende ubinyamaswa mu rugo ku buryo umwana kubona yirukanke atinye mushobora gukina mushobora kugira gute ariko akamenya ngo limite ni izihe. Abagabo rero abantu bari kuri iki kiganiro umugabo nyamugabo ni wa mugabo uba warubatse igitinyiro n'icyubahiro ariko nanone n'igikundiro byose cyarimwe. Yego ku buryo nyine nibyo uratinya papa ko hari ibyo udashaka gukora. Hari nk'umwana ukubwira ati ngewe sinageza saa 3 ndi hanze ngo ntahe mu rugo. Hakaba hari n'undi uvuga ngo nshaka nanata saa 11. Urabyumva? Saa mu gitondo. Mu by'ukuri ni byiza ko haye liberté umwana wawe ariko wamuhaye icyo bita libertinage. Yararengereye. Mu gihe umwana yarengereye uzakire ibyo azazana byose mu rugo. Warangiza umwana ukamuha liberty ikabije yakuzanira ibintu kubyakira bikakunanira. Ko kubyakira bikakunanira. Umwana yatwita ukahita ngo ngiyo ndayisubizaho yikuye. Umwana yanywa ibiyobyabwenge ngo niki. Umwana umwemera ko atasakomeza mu gitondo. Yatashye yasinze. Ntuzi abo bantu bari kumwe, ntuzi ibyo yanyoye, ntuzi ibiki n'ibiki. Mu gitondo umwana yakunanira cyangwa se abona nazira video ngo bazimu bateye. Kandi ya masaha ari byo babibereye. Ababyeyi nyine cya gitsure cy'ababyeyi kirakeneye ku buryo umwana aba ati mana yanjye niba ngirije saa 4 ni ikibazo. Okay. Birashoboka ko hari n'umwana ashobora no kugeza n'izo saa 4 nta n'ikintu kibi ari gukora. Nabyo birashoboka kuko barahari ntabwo mvuze ko bose abataha amajoro bose abari. Hari n'ababa bari mu kazi bisanzwe. Ariko nanone hari umusista ari mu myaka yigi hejuru. Aracyabi wabo. Ariko yagiye kuvuga basaba uruhushya. Hari amasaha atagomba kurenza ataragera. Uwo musista akavi wabasabye uruhushya. Ariko abana benshi bafite umuco bahava basabye uruhushya. Umwana hari nk'ababyeyi badaheruka kubona abana babo. Akabona kuwa 4 nijoro, kuwa 5 ntamubone, kuwa 6 ku cyumweru akongera kumubona kuwa mbere ahunga. Kandi uwo mwana azi ko nta kazi agira. Ukabona nawe arimo arabebera wajyanga ari gukina kidigiri. Muzarare. Bivuze ngo rero ababyeyi nibagarure igitsuri hahandi umwana niba yakosheje kera nivuga cyane mugire ngo ndi mukuru. Ubwo reka tuvuge kera wenda nko mu 1960. Umubyeyi iyo wakosaga umubyeyi wundi umuturanyi agasanga umwana amara ko ari kosariye yaramuhanaga yafataga ikinyazo akamukubita. Ngabo uzabigerageze yibeshye mukubite nawe ubwawe ari uwawe mukubite akujyane kuri ari uwawe uramukubita. Icyo ubundi hari icyo bibavuga ngo inkoni ivuna igufa ntivuna ingeso. So uyirwana wariye ubu ngubu oya uramuhana icyo keretse ahubwo biterwa n'icyo umuhaniye. Hari akavido kize gasohoka nakana ko muri Amerika kavuye ku ishuri sinzi ibintu kari kakoze kanga kujya ku ishuri. Kigaragambya mu rugo nyina aragakubita agakubise gahamagara polisi. Kumba abandi bana bari bakoheje ngo mama nagukubita uzahamagare polisi. Polisi umupolisi ageze ati yakujije iki ati yankubise rukamambira byagenze bite. Umugabo ati umwana mukubise ko akanze kujya ku ishuri aranantuka. Umupolisi yahise afata urwa rukamambiri areba ngo ongera umukubite. Ariko ubwo urumva ko urwo ruba ari urugero rwiza. Kuko umwana arabura ko ngo n'uburenganzira bwanjye kudakubitwa cyangwa se ngo mfite uburenganzira bwo kutajya ku ishuri cyangwa nyine akakubira nyine ibintu bibiri. Ariko nanone nkuko hari inkuru nigeze kumva ku gitangazamakuru kimwe ngo umwana yakoze mu nkono umubyeyi aramufata mutwika intoki. Ubwo n'ubugome. Ubwo nanone ntabwo ari uguhana umwana. Yego.
kuko nujya guhana umwana ntabwo uzafata ikibando ukubite kuko hari uburyo uhana nujya gukubita umwana n'urugero ukamuvuna akaboko uburenganzira bw'umwana buzakwataka ariko bizaba bifite na stance ariko ntabwo wambwira ngo ufashe akanyafu hariya uragatsibuye ububoko 5 cyangwa se 10 nta kibazo kirimo oya aho ngaho nta kintu kinini byangiza ariko rero nanone Leandre nubwo uri kubyivugisha gutyo ngo uwo muntu ntabwo ari umugabo nanjye mbonye unterera impeta nanjye nayakira waretse nkago uzayiguterera ko mufite ufite umuntu waguterera ivi noneho akanagira ko kwanterera ivi uwo ngo duhuze twikorera akazi erega hano hanze hari bantu zirakiza ariko ndanabonye ikiza benshi utazajya ubigira sikusetsa hari bantu zirakiza urumva rero nawe wahita ujya muri aho oyasha y'ukuri irakiza njye ntekereza ko kuba umuntu yakunda undi c'est normal ariko hari level mba numva nkanjye personally ku izina ry'Imana sinaterera umukobwa ivi niba uri no kure ikiganiro wenda n'urugero tukazakundana uzabuze ko ntazigera ntarive ubwo se ko hari umukobwa ushobora kukubwira ko uramutse udateye ivi ibyo ngibyo bigaragara nkaho nyine utamukunda bihagije byonyine niba ubona ko urukundo rushingiye kuba ngomba guterera ivi wowe ubwawe ufite ikibazo kuko ntabwo ivi rizakubakira urwo cyanjye ntabwo bishoboka bidashoboka ahubwo ngiye niba ufunga umutwe kubera unsuzugura bingana bite ku buryo njya guterera ivi none se ahubwo niba ufunga umutwe kubera gutera ivi ubundi kugira ngo wumve muri logique yo mu Mana Imana byonyine iravuga ngo arya bivuga reka nkweze nk'urugero byonyine niba ngutereye ivi tutarabana ndimo ndakuramya would you marry me nkapfukama why oya ntabwo uri kumuramya ni nko kumuramya uri kumusaba nese kumusaba ugusaba uciye bugufi usabye apfukama nose kuki batubwira ngo duce bugufi guca bugufi nagara gupfukama cyane guca bugufi ni guca bugufi mu mutima n'inyuma ushobora kubigaragaza kuko ushaka ko mwase nk'abandi ngo ubwiza ngo buba mu mutima njyewe umutipe wese utera ivi ni uburenganzira bwe n'amahitamo ye ariko ntakoshye njye sinatera ivi none ubwo ntabwo natera ivi abatera ivi noneho babona uko ukurindagira k'urukundo ushatse kuvuga ko abatera amavi bayaterera abakobwa baba barindagiye hari video y'umutipe yari yanyoye cyane abantu barabizi ku social media umutipe yagiye gutera ivi umukobwa yanyoye byadanje uburyo kuri bambwira hari icyubahiro kirimo nta n'ubwonko buri aho ngaho buri gukora nitwe dukora ibintu mani kora ikintu uzi n'inkomoko yacyo sibyo kora ikintu ku buryo uvuga ngo ntabwo ntabwo ntekereza ko ari ikindi kintu kizagira ubwo ni ubusirimu ahubwo wowe banza twumva utari umusirimu reya ubwo busirimu rero bw'ubutinganyi bwo gushyira video hanze bwo gutera ivi hari uburyo bwinshi bw'ubusirimu hari umutipe naragakunze umutipe yajyanye n'umukobwa ko nyine umukobwa ntabwo arezi ko bari umuterera ivi umutipe yambara umupira ariko ashyiraho ishati noneho uko akunda ukuntu baba bari mu nzira bari gukina bari bafite n'umukameramani umukobwa ntabwo azi n'ibyo ari byo umutipe ahita adepasa umukobwa agera imbere ariko yamuteye umugongo inyuma handitse ngo will you marry me urumva nk'iyo proposal iri simple ariko nyine inaryoshye umukobwa yabuze ukuntu yifata mwarangiza muganga ngo agiye gutera ivi birangiye banayashinguye ayo mavi birangiye bayashinguye ibaze gutera ivi nyuma y'iminsi 3 akakubwira ati noneho kapo ibyo bintu urimo bubiri hari impeta zisubizwa ariko hari n'ubundi buryo nabonye zisubizwamo barafangiye ntabwo hari ubusirimu mba ntari kumva nyine ku kigero cyabwo sibyo erega nanone ibintu byose bije ntabwo ari ngombwa ngo ugendane nabyo wowe toramo ibyo ubona bikubereye bizima ubundi baravuga ngo mu buzima niba ufite ubuzima budafite amahame arafata ukaba ufite amahame ugenderaho y'ubuzima bwawe ntabwo uri umuntu wuzuye kuko uko byagenda kose umuntu agomba kugira amahame ngenda gutya ndakora ibi ibisimba ishaka turabigenza gutya ko hari aho ugera ayo mahame yawe yose akarangira hagarara
hano utangiye gusezeranya umuntu ibibanza nawe ugikodesha hari umuntu batangiye guhina amano jya numva baba ngo bahina amano ngo bahina amano hariya ngo ingingo hari igihe utanga n'ikivu atari n'icyawe ugatanga ikivu atari icyawe ubwo se bwako kanya uba ugifite ya mahame amahame mvuga si ayo gufunga umutwe ubundi ngiye nkunda gusobanura ikintu iyo umuntu avuze amahame ntabwo bivuze kuba umufunga umutwe ariko bikaba nanone amahame ugomba kugendera ubuzima bwawe nanone ibyo bintu birafasha kuko iyo uri umuntu uhora udafite ikintu runaka ugenderaho biragora kugira uzagera iyo ujya nk'ubu ngiye simfunga umutwe ariko mfite amahame yanjye agendera mu buzima ariko yose aganisha mu gufunga umutwe ahubwo udafunze umutwe hari igihe umuntu yagiye bati cyakora yego ariko hari akantu numvise nanone numva ni neza gufata ku mavuta ngo arya ngo yakiriye agakiza ari mageragere gasigaye ari umuntu uza wo ku munsi wa gatandatu umudivantiste erega at the end of the time usanga ibyo twigaraguramo byose dukeneye Imana ushobora kuba udasenga cyangwa se utagira gute ushobora kuba udaterana ariko ukabusenga ubu nawe wasanga hari igihe cyazagera ibyo ngibyo uba wivugisha ngo insengero ni iki wagera ahantu runaka ukavuga uti none ibyo ndimo kambivemo nemera ko n'ahangaha ngeze ari Imana ibyo byo ndabyemera nemera ko kuba ndiho ari Imana kuko ntakubeshye mbaye ntemera Imana ariko ushobora kuba uyemera ariko ukayigendera kure oya singendera kure erega Imana tuba turi kumwe n'ahangaha turi kumwe ariko hari igihe ibikorwa byawe uba ukora ibiheze shango bya bindi nyine byo ko ntatera ivi ko ntahina amano byo guparika muri parikingi nini ariko izi parikingi zanyu zagorwa twajya niyo muri shike abantu hajyamo howe eshatu hoho ahubwo nazo zajyamo zikavuza amahoni ukajya kumva hari kwirangira kumva harimo nyiramubande nazo zidakwiwe ariko nanone numvishe mu bagiye gusura fata ku mavuta baje bavuga ko ari umuntu utagikunda ibintu by'imiziki erega mani ariko nanone ukavuga uti ubwo ntibyaba ari depression dufite depression y'imiziki abantu benshi bagendana buriya hano hanze abantu benshi bari muri ibi bintu by'imiziki bakubwiye agahinda bagendana wahita ubireka ukareba nanone fata ku mavuta ni umuntu wagiye akora azamura abantu afasha fata ku mavuta we ubwo yashatse gukora umuziki birananirana agize FM agira amahirwe nyine akora album nayo hasohotse indirimbo na rimwe nduva ari imwe ariko ari indirimbo album yitwa Fatology ibyo tubireke indirimbo yasohotse album yasohotse indirimbo so fata ku mavuta ni umuntu wabaye muri Uganda igihe kinini nyine azi imvune zabyo azagenda kabyo azi ibintu byose bibamo azi amarozi azi ibiki byose biramo hano bikarangira birangiye kuriya uruganda rwari rugeze aho ruryoshye ubundi baravuga ngo umuheto woshye umwambi bitari bujyane ubu se uwoheje umuheto ninde umwambi ninde uwoheje undi ninde nabari ari kumwe nafata ku mavuta abari bari kumwe nawe ryari abatumye n'ubundi birego bigera hariya kuko urumva fata ku mavuta yaze gutekereza ko afite umuryango agatekereza ko akeneye kurera umwana abana arya afite abana babiri cyane umwana ni babiri agatekereza ko akeneye kubana n'umuryango ntago bari kumwoshya ngo ajye muri biriya bintu azi neza ko bigize icyaha kandi bishobora kurangira n'ubundi ageze hariya so kuba yageze hariya rero akavuga ati okay nyagasani wenda ibyabaye byarabaye ariko ndicuza ndanakugarukiye ni ishusho nziza kwerekana ko noneho dukeneye abantu bakora ibintu byiza kuko ushobora kuba uri gusonga umuntu hano kuri kamera kubera ko n'umurusha views cyangwa se umurusha uruvugiro cyangwa se umurusha no kuvuga cyane ariko ugasanga ejo n'ejo bundi nawe uzisanga ahandi hantu ntabwo dukeneye ko entertainment ntabwo ari umuntu ku giti cye ahubwo twe tuyubake mu buryo nza hano ngatanga opinion yanjye ariko nta muntu mbangamiye ngatanga igitekerezo cyanjye nta muntu ndi buhutaze mu gihe ukoresha imbuga nkoranyambaga zawe mu guhutaza abandi egare ko bizakugiraho ingaruka
ubundi baravuga ngo igihe muri gisaza uko byagenda kose icyo gihe mukikugeraho. Oya, icyo utanze nicyo wakira byanga byakunda. Niba rero ubu nonaha abaye umuntu w'umugabo akaba reka kanakira agakiza, hopefully ko nagaruka imbabazi wasabye bazaziguha, wanagaruka ugakomeza imirimo yawe, ariko kugira ngo rero ukuntu ubundi man, kugira ngo urebe uburyo isi iteye, fata ku mavuta yumva ko ari ibintu byoroshye kugira ngo byemere. N'akazi yakoraga baramusimbuje, ibyo ngibyo ni akanya gatoya, kuko umukoresha ntabwo azihanganira umukoresha haba hari benshi bakeneye ako kazi kawe. Igihombo cyawe kiba ari inyungu z'abandi. Bivuze ngo rero mw'abantu mwe, pay attention. Niba ujya gukora ikintu ujye umenya ko iyo kamera wicayeho hari n'undi waza akayicaraho kandi akanavuga nawe bikagenda nk'uko nawe uri kubikora. Yego, twikomereze. Ariko hari ikintu nanone, ariko yakoze kwakira agakiza. Hari ikintu nanone nashimye, nigeze kumva Muyoboke Alex ari kuvuga ko azajya gusura fata ku mavuta. Erega at the end of the time no kumvamo ibintu by'imbabazi hagati yabo. Ndavuga uti koko ibi bintu biramutse koko bigenze nk'uko ndi kubyumva bivugwa, twaba tugeze noneho muri cya gihe cyiza cyo kuvuga ngo uruganda noneho rwashyize hamwe. Buriya ngiye guhereza urugero, uzi kubona muri BK Arena Bruce Melody harimo Ben yakoze igitaramo, uzi kubona Ben ari mu gitaramo cya Bruce Melody, uzi kubona Ben ari mu gitaramo cya hip hop, uzi kubona Juno ari mu ine iyo collaboration. Man, nta n'ikintu cyaducamo hagati mu gihe twese tugize izo spirit. Kubona Bruce Melody ari kwinjoyinga indirimbo ya Ben, thank you man, akayinjoyinga cyane ko wabonye ko na cyagiye Ben yenjoyinze ya ndirimbo ya Melody, wabonye ko byagize impact nini. So bivuze ngo twebwe turimo turajya kujya mu bintu biri budutandukanye, kandi mu by'ukuri dufite ibintu byinshi byakaduhuje, byakagombye kuba business. Uyu munsi Melody niba ari mu bahanzi banini, Ben akaba ari mu bahanzi banini, dukeneye nyine kubona noneho abo ngabo baridinga abandi, akaba ati murumuna wanjye kora ibi, murumuna wanjye kora ibi, hahandi twisanga twese dushyize hamwe. Ariko nitudashyira hamwe ntabwo umuziki wacu watera imbere bro. Tanzania kugira ngo byembere, industry muri Tanzania na Congo nizo industry zigoye muri Afrika. Nizo zigoye gute kuzinjiramo? Uzi impamvu? Bruce Melody ntiyakoranye indirimbo na ntuza na Innocent Balume, yakanayikora na Harmonize, yakoranye na Harmonize. Ariko se izo ndirimbo ugiye kora impact yazo muri ibyo bihugu byamaze iki? Nta kintu bikora. Kubera iki? Kubera ko bo priority yabo ni abanyamahanga, n'abanyagihugu. Umunyagihugu nakora ikintu baramushyigikira. Ariko wowe nuza, wowe urumva umurashaka iyo population, ubwo kwishaka egare ko uko bigenda kose birakugora. Kongo kugira ngo ujye kujya mu muziki wabo ubafatisha bro, biri kure. Icyo rero natwe nicyo kintu twakize, uretse ko nabonye ko byanatangiye, kuko twatangiye gukunda iby'iwacu cyane ko n'ubundi turi kubikunda ni kimwe, ariko no kubikundishwa na bene byo ni ikindi. Kuko ushaka gukunda umuziki wa Bruce Melody, ugakunda umuziki wa The Ben, urimo gukunda ibintu by'iwanyu. Ariko se babandi bari kubikora noneho bo barimo baragufasha iki kugira ngo bikunde ku buryo noneho biba nk'ihame, kumva ko Ben uzi kubona nka Ben na Melody bari guciringa, bari nk'abantu basohotse. Uzarebe kira gitaramo kikirangira bakoze after party. Yego, byaje kugaragara ko The Ben yari ari kumwe na Melody. Arababyakiriye neza, yego, hari n'abandi babyakiriye nabi. Ubundi Man Martin yaranye ngo icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Ubu none dushaka kuba turi gupfa 100,000, sibyo? Bya 100,000 nka birya bigashira, nyamara icyo dupfana kiragumaho. Hakore yandire ku buryo wambwira ko nuryo umuzigo wanjye iryo jana cyangwa izo desa ndakomeza kukubona kundi. Hari ikintu bajya bavuga ngo hariya Ntuzari Robote yavuze ngo nakamanyu k'umutsima, ngo ntituzatandukanye n'akamanyu k'umutsima, uyarunde cyane. Ibintu byose dufite no ku isi bishobora kurangira, ariko ufite umuntu urongera ukagira ibintu nanone. Ariko iyo ufite ibintu ugira abantu, waba ufite abantu ukagira ibintu. Ibyo bintu byose rero biruzuzanya. Yandire reka tugane ku musozo.
Reka ngushimire, nshimire n'abantu bose bakurikira Rare Entertainment baduha support uko bishoboka, muraba agaciro cyane, ariko mbibutse gukora subscribe nyaboneka. Iyo gahunda ya leta ibe nk'umuganda, ako kantu kabe nk'akantu kagenda mu maraso, ntimukajye mubyirengagiza mw'abantu mwe. Ngiye kuzajya ngiye gushaka uburyo kiba gahunda ya leta ku buryo nko ku muganda bazajya bati nko ku muganda mu nama mukore subscribe nk'abantu. Yego. Mwakoze cyane, ntekereza ko n'iby'agaciro kuba tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Ikindi kandi kubera ko ari umuryango turi kubaka, aho tugeze mu by'ukuri ni byiza, kandi mukomeze mudushyigikire. Nyagasani nabihumugisha bizagera kure, kandi ndabizi neza ko hamwe namwe tuzagera kure. Uzifuza kuza gucana kuri Rare Entertainment ni karibu rwose, nta kibazo. Ushaka kuba ufite ibyo ushaka kudusangiza, ushaka kuba ari entertainment, ushaka kuba ari ubuhamya, ushaka kuba ari ukwigisha, nta kibazo, ni ikaze, ntacyo bitwaye kabisa. Yes, it's me, one and only Umwe Cyane.